buri gihe iyo hatanzwe icyemezo cy'ubutabera ku bantu bakoze jenoside bagahungira mu mahanga, tubifata nk'insinzi y'ubutabera kubera impamvu nk'eshatu z'ingenzi. Iya mbere ni uko icyaha cya jenoside ni icyaha mpuzamahanga kidasaza, gikurikiranwa aho ariho hose. Iyo rero hagize igihugu cy'amahanga cyubahiriza amategeko mpuzamahanga kigakurikirana uwakoze jenoside, ubutabera bugakora, turabyishimira. Icya kabiri ni uko abakoze jenoside mu Rwanda bakica miliyoni irenga y'abatutsi, abahungiye mu mahanga benshi cyane ni ba ruharwa, bari ku isonga mu nzego zitandukanye, iza gisirikare, iza politike, imiryango itari ya leta, amabanki. Abo rero bari bizeye yuko nibagera mu mahanga nta muntu uzigera bakurikirana, bari bizeye kudahanwa, nubwo ari benshi ariko hakaba hakurikiranwa bakeya. Iyo hagize abo ubutabera bukurikirana aho bari hose, bitanga isomo ko jenoside aho waba hose ushobora kuyikurikiranwaho kandi ukanayihanirwa. Icya gatatu gituma biduha icyizere noneho ni ku bahohotewe, baba abishwe nubwo batagihari, ariko no ku miryango yabo abasigaye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Iyo babonye ubutabera butanzwe bibaha imbaraga, birabubaka, bibafasha kudaheranwa n'amateka mabi kandi ababaje ateye agahinda ya jenoside. Nakongeraho icya kane ni isomo bitanga isomo ku rubyiruko, kuko ubu ngubu u Rwanda rutuwe n'abaturage benshi barenga 65% ni urubyiruko. Urubyiruko rero hari imbuga nkoranyambaga zikomeza gukurizwaho ibitekerezo bisenya, ingengabitekerezo ya jenoside, urwango, ivangura, pfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi, kugoreka amateka. Urubyiruko biruha isomo ryo kubona yuko icyaha ari kibi, cyane cyane icyaha gikangurira kwica ubwoko no kubutsemba. Mubona gute ubushake bw'Ubufaransa bwo kuburanisha abagize uruhare muri jenoside bahungiyemo? Tuzi ko hashize imyaka 30 abantu bataburanishwa, ariko muri no myaka yavuba babona ko hari igitangiye kugenda gihinduka. Ubwo bushake bw'Ubufaransa mubona gute? Hagiye haba ibibazo bya politike, ngira ngo murabizi yuko Ubufaransa buranabyemera. Komisiyo du Claire yarabyerekanye ko leta y'Ubufaransa yagize uruhare ruremereye muri jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe rero jenoside ikirangira, abategetsi bariho bari bagitsimbaraye ku ruhare rwabo, badashaka ko rugaragara, yewe banabangamira politike y'u Rwanda rwa nyuma ya jenoside. Hakomeje ibikorwa byo gushyigikira leta yari yakoze jenoside, ariko uko imyaka yagiye ishira hagiye haza abandi bayobozi bashya mu Bufaransa, ku buryo guhera mu mwaka wa 2012 leta y'Ubufaransa yashyizeho urwego rwihariye muri parike, ubushinjacyaha bw'i Paris, urwego rwihariye rwo gukurikirana ibyaha mpuzamahanga, ibyaha byibasiye inyokomuntu, harimo na jenoside yakorewe abatutsi. Urwo rwego rwihariye rwahawe n'abacamanza, abashinjacyaha, abagenzacyaha, bakoze za dosiye uko bikwiye. Ariyo mpamvu iyo murebye guhera mu mwaka w'2000 byarihuse, biturutse kwako kazi kakozwe n'abagenzacyaha n'abashinjacyaha b'umwuga bo muri pole y'i Paris guhera mu mwaka wa 2012. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Ariko abo bagenzacyaha n'abashinjacyaha banafashijwe n'uko Ubufaransa bwari bwaratoye itegeko risaba yuko ryemera ko mu Bufaransa abakoze jenoside mu Rwanda, nk'uko statut y'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yabiteganyaga, ko no mu Bufaransa bashobora gukurikiranwa. Iryo ryari itegeko ryagiyeho guhera mu mwaka wa 1995, ariko kuba ari ya politike mbi nababwiraga ntiryashyizwe mu bikorwa. Guhera muri 2012 iryo tegeko byarafashije, hagiyeho urwo rwego rwihariye muri parike y'i Paris. Impamvu muri iyi minsi tubona haba imanza nk'ebyiri cyangwa se 3, kuko ni imanza ndende, haba nk'ebyiri cyangwa 3 buri mwaka, bituruka kwako kazi kakozwe n'abo bagenzacyaha n'abashinjacyaha mu myaka 10 ishize. Icyo ni ngombwa yuko abantu bagisobanukirwa. Ubu ngubu hamaze kuba imanza 9, kandi iyo turebye abizo manza zagiye zikurikirana ni abantu ubu muri iki gihe bari ku isonga.
urubanza rwa mbere ngira ngo mushobora kuba mugibuka ni urwa Kapiteni Pascal Simbikangwa wari uzwi mu nzego z'iperereza z'u Rwanda mu gutoteza abatutsi guhera muri 1990. hanyuma habaye urubanza rwa Prefe Bukibaruta, ni nawe mutegetsi mukuru wacira urubanza, yari Prefe wa Gikongoro. Imanza zose kugeza ubu zabaye mu Faransa uko ari 9, abagejejwe mu nkiko bose bahamijwe icyaha. Bikerekana yuko akazi ko gucukumbura gushaka ibimenyetso gakorwa neza, kuko icyo nicyo cy'ingenzi. Uru rubanza ruheruka kuba rwa Dr Eugene Rwamucyo, muzi ko hari abaganga babiri bacira urubanza, Dr Eugene Rwamucyo ndetse na Dr Sosthene Munyemana muri 2023. abo n'abaganga bari mu bateguye jenoside i Butare, mu mujyi wa Butare naho bakoreraga. Mu rubanza rwa Rwamucyo urukiko rwemeje icyaha kiremereye, icyaha cyitwa ubwumvikane mu mugambi wo gutegura jenoside. Biragaragaza ko icyo nababwiraga ko uko ibimenyetso bigenda bikusanywa n'abashinjacyaha n'abagenzacyaha b'umwuga bituma n'abacamanza bagera ku buremere bw'icyaha, kuko abandi bagiye bahanirwa jenoside cyangwa se ibyaha byibasiye ku muntu, ariko kuri Rwamucyo hiyongereho umugambi wo gutegura jenoside ndetse n'ubwumvikane mu gutegura iyo jenoside yakorewe abatutsi. Bikerekana rero yuko icyo bamwe bajya bavuga ngo nta bimenyetso byerekana ko habayeho uwo mugambi biragaragazwa mu manza zitandukanye, yewe no mu rukiko rwa Arusha wari minisitiri w'intebe Yohani Kambanda nawe yemeye uwo mugambi wa jenoside, ubundi ababihakana ntibagombye no kugera aho ngaho. Icyo rero ni ikindi cyo kwishimira uburyo abacamanza bagaragaza ubuhanga mu kusoma ibimenyetso no kubiha inyito ikwiye y'icyaha. Imanza nshinjabyaha ku rwego mpuzamahanga ziratinda kubera yuko impamvu ni nyinshi. Icya mbere ni ibimenyetso bishakwa n'abagenzacyaha n'abashinjacyaha b'abanyamahanga batazi neza imiterere y'igihugu bakoreramo. Bagomba rero kubanza gusobanukirwa amateka, gusobanukirwa politiki yaranze icyo gihugu, gushobora kwakira ibimenyetso mu rurimi batumva. Ibyo byose bisaba abasemuzi n'ibindi, ni ibintu bitwara igihe. Icya kabiri, ku kibazo mubajije, nta mpamvu n'imwe hari yo kugira ngo imikorere y'urubanza y'urukiko rwa rubanda uko imeze mu Faransa ihindurwe, kuko urukiko rwa rubanda ruba rugizwe n'abacamanza b'umwuga, hakaba ariko n'abacamanza bandi batorwa mu baturage. Ni ibyiciro bibiri, ntabwo ari abacamanza gusa bava mu baturage, harimo n'ab'umwuga barahura. Icyo birafasha kuko bigaragaza nyine ko n'ubundi icyaha kigirira nabi sosiyete. Iyo rero hajemo n'abacamanza bahagarariye sosiyete, bahagarariye abaturage, biba byerekana ko sosiyete ifatanyije mu guhana icyaha cyakozwe n'umuntu no kugira ngo hatangwe n'isomo ku bantu bashobora kwinjira muri ibyo byaha. Ibyo ni ngombwa rwose. Guhindura amategeko si cyo cyangombwa, ahubwo icy'ingenzi ni ugukomeza ubufatanye. Iyo inzego zacu icyo twakora twebwe ni ugutegura neza za dosiye, dosiye mpuzamahanga mu Rwanda, tugashaka ibimenyetso bihagije, tugafasha n'aba bagenzacyaha n'abashinjacyaha b'abanyamahanga ku buryo urubanza rushobora kwihutishwa. Iyo ibimenyetso bihagije byabonetse, niho ubushinjacyaha bushobora kujyana dosiye mu rukiko. Iyo butarabibona buretse. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi, niyo turebye n'imanza zibera mu Bufaransa ubwabo, nazo ziratinda. Imanza zabo nshinjabyaha nazo ni nke cyane, uzabona zicirwa mbere y'imyaka 10. Birerekana ni uwo mwanya bamara muri instruction mu gushaka ibimenyetso. Ariko tunasoza ahangaha, mbonereho n'umwanya, imanza nk'izi ni umwanya wo kugira ngo tunatange n'inyigisho, isomo ku babyeyi, kuko iyo usuzumye abantu bagenda bakurikiranwa kuri jenoside haba mu Rwanda no mu mahanga, bagacirwa imanza kandi icyaha kikabahama, ni abantu usanga baravutse mbere gato ya 59 bagakura mu bihe ubwicanyi bwari ari umurongo wa politike mu gihugu. Bigaragara yuko abenshi mu babyeyi ntabwo bareze abana babo mu rukundo, ntibareze abana babo mu bwubahane, ahubwo abana bakuze babona urwango ku batutsi ari rwo rwigishwa. Dufashe nk'uyu Hategekimana Filipo bitaga Biguma, avuka mu Hoza Komine Rukondo ku Gikongoro, niho yize, yakuze. Niyo urebye mu muryango we, usanga mu muryango we hari n'abantu bagize n'uruhare mu bwicanyi bwo muri 59, 60, 61, 63. Ari muto akura bibona,
nubwo imanza zibera mu mahanga zitagaruka ku myaka ya kera, ariko n'ubuhamya ubu ngubu butangwa n'abantu biganye, kuko Filipo yize mu ishuri bitaga Collège des Humanités Modernes y'i Nyanza, ni ishuri ry'ubuhanga École des Sciences ry'i Nyanza hariya, bagaragaza ko muri 73 aho kugira ngo yitangire amasomo yari mu rwango rw'abatutsi, hari nabo yakubise arabakomeretsa. Dufite ubuhamya bwabo buhagije bikugaragariza yuko n'abiga criminology barabibona. Umwana iyo akuze akurira mu rwango, agakorera mu muryango abona nta rukundo ufite, ahubwo umwigisha urwango, rwa rwango ruramukurikira aho ageze hose, kugeza aho ashobora kujya mu cyaha kiremereye nk'icya jenoside yumva ari nk'igikorwa gisanzwe, kuko urwango bari bafite abatutsi n'uburyo bakoresheje mu kubatoteza byerekana ko ari ikintu bemeraga gituruka mu buto bwabo. Aha rero nk'ababyeyi biraduha isomo ryo kwigisha abana kubana, kwigisha abana kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside, kwigisha abana urukundo, gukunda igihugu n'izindi ndangagaciro zifitiye umuntu akamaro kuko arizo zimwubaka.